wumva ibye byaramaze gupfa, ibye byararangiye, ibye mbese abona nta garuriro, ariko ubona nta muntu n'umwe uri. Yesu ntiyabyitaho, abwira uwo mutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Ndanezerewe. Hari abantu bongera kugukura hahandi, yiteguye kongera kukunezeza, yiteguye kongera witeguye gucya mu maso, ukongera ugacya, ukongera ukagirwa icyizere, ukongera ukasubira muri sosiyete nk'iyo wahozemo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi birashoboka ko waba ubabaye, uyu munsi birashoboka ko waba urira, uyu munsi birashoboka ko waba ufite agahinda kenshi, uri kwifuza n'urupfu wararubuze, ariko nagira ngo ubwire ngo humura, haracyari andi mahirwe. Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iminsi myinshi harashize igihe tutabonana, tutavugana, nagira ngo mbibutse ko ari Apotre Umuhoza Aline kuri YouTube channel yacu yitwa Impuhwe TV. Ndabashimira cyane mbere na mbere ko mudukurikirana, ni ukuri Imana ibaha umugisha, abashyira komanteri mwese, abasubscribe mwese, mukoraho mukaduha like. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi mukomeze kugubwa neza. Nkuzaniye ijambo uyu mugoroba, nkuzaniye ijambo ritandukanye wenda n'amagambo yose wigeze kumva mu buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo nkuzaniye wowe warucitse intege, wowe warusubiye inyuma, wabonaga nta nzira, wowe wabonaga nta cyerekezo, wowe wasengaga ukibaza ngo se Imana iranyumva cyangwa ntabwo inyumva, Imana iranzi cyangwa ntabwo nzi. Ndagira ngo ubwire ngo Imana irakuzi kandi Imana iragukunda, kandi ijisho ry'Imana ishobora byose riracyakuriho, nta n'ahantu rizajya ku buzima bwawe. Ndagira ngo ubwire ngo uhumure, ukomere, Imana iradukunda. Nateguye ijambo ry'Imana riri hano muri Yosuwa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzaduhembura. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hari igihe abantu tujya twibeshya tukagira ngo intambara zose cyangwa ibigeragezo byose ni Satani biduteza. Oya, hari igihe Imana ikora ikintu igukeneye, igushaka mu izina rya Yesu, ikwifuza, ikavuga ati uyu muntu nintamuteza aka kantu ntabwo azanyibuka, ntabwo azanshaka, ntabwo azibuka yuko ndi Imana ye. Mujye mwibuka ko Imana yacu ni Imana, ni umubyeyi wacu, ni Imana idufuhira, ni Imana ibidukeneye buri mwanya. Nigeze gusoma ku gitabo cyari Kiwareni, soma ijambo rirambwira ngo doko ibigeragezo byacu ni ifirimbi k'Uwiteka, cyangwa bidutera gukomanga urugi rw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riratubwira ngo muze tugarukire Uwiteka, kuko niwe wadukomerekeje, niwe wadukubise. Haleluya. Ariko nubwo yadukubise, nubwo yadukomerekeje, Imana ishimwe cyane. Murabizi ababyeyi, umwana arakosa, iyo akosheje uramuhana, iyo umuhannye ntabwo kumuhana bituma agenda. Iyo ari umwana muzima arahanwa akumva kandi akumvira. Yesu ashimwe cyane.
n'ukuri iri jambo unyemerere urigire iryawe nanjye ndigire iryanjye, ngo muze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ni we wadukubise, ni we waduteye izi ntambara turi gucamo. Haleluya! ariko nubwo yaziduteye, Imana ishimwe cyane, ni umwami w'abami. Haleluya! ni umubyeyi wacu. Imana itugiriye neza, yiteguye kongera kugufata ukuboko, yiteguye kongera kugukura hahandi, yiteguye kongera kukunezeza, yiteguye kongera witeguye gucya mu maso, ukongera ugacya, ukongera ukagirwa icyizere, ukongera ukasubira muri sosiyete nk'iyo wahozemo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi birashoboka ko waba ubabaye, uyu munsi birashoboka ko waba urira, uyu munsi birashoboka ko waba ufite agahinda kenshi, uri kwifuza n'urupfu wararubuze, ariko nagira ngo ubwire ngo humura, haracyari andi mahirwe, haracyari andi mahirwe kugira ngo Imana yongere ikugirire neza, haracyari andi mahirwe kugira ngo wongere ubone neza y'Imana, haracyari andi mahirwe kugira ngo mu maso hawe wongere hake, wongere ugire umunezero, wongere ugire ubutabazi, wongere ugire ibintu nk'ibyo wahoze ufite. Yesu ashimwe cyane. Humura, humura, ngwino wowe, tera intambwe, wongere ugarukire Uwiteka, wongere ushake mu maso y'Imana, wongere usenge, wongere winginge Imana ishobora byose. Ijambo riravuga ngo azatugarukaho nk'umuseke utambitse, nta kabuza azaza, ntazaceceka. Yesu wacu nashimwe, ngo azatuzaho nk'imvura y'itumba. Haleluya! isomye ubutaka. Imana ishimwe. Nubwo wababaye, nubwo wakomeretse, nubwo hari ibyagusitaje, nubwo hari ibyatumye uburwa abantu cyangwa ugaburwa ijambo ry'Imana, ariko ijambo riratubwira ngo azatuzaho, atugarukeho nk'imvura isomya ubutaka. Wari wabona imvura igwa ikagwa ari nyinshi kabisa, imivu igatemba, niko umugisha w'Imana ugiye kongera kukumanukaho, niko amahoro wabuze agiye kongera kukugarukaho, niko ibyishimo wabuze bigiye kongera kukugarukaho. Ndagira ngo nkubwire ngo ihangane undi munota. Ese wari ubizi yuko nta muntu ujya useka atabanje kubabara, nta muntu ujya uhozwa atabanje kurira? Yesu ashimwe cyane. Hana yagize umubabaro mwinshi, agira agahinda kenshi ka mukeba we Penina, ariko umunsi Imana yamurengeyeho, umunsi Imana yamukoreyeho igitangaza. nasomye ijambo rambwira ngo yagiye ku ihema ry'ibonaniro ry'Imana, arasenga, aririra Imana, atakambira Imana. yarageze ku rugero rwo kutabasha no kuvuga. Haleluya! yarageze no ku rugero rwo kutashobora kuvuga, ngo avuga doko anyeganyeza iminwa gusa, anyeganyeza iminwa gusa. ngo aramubwira ngo wa mugore we, ngo uzageza hehe isindwe ryawe? arangije amusubiza ngo umujakazi wawe ntabwo nasinze, ngo ahubwo hari icyo nkeneye ku Mana. tuvuge ngo amena. ese hari ikintu ukeneye ku Mana? arangije kubwira iryo jambo, aratekereza ngira ngo nawe yarabibonye ahari ko uyu mudamu ababaye, aravuga ati yewe ugende icyo urimo gusaba Imana yawe ikiguhe. umudamu arabyikiriza, hano aravuga ngo ndabyakiriye. aragenda ngo ahita acya mu maso ye haracya, ntiyongera kubabara, ntiyongera kurakara. iryo joro nibwo yahuye n'umugabo we, asama Samweli. Imana ishimwe cyane. reka nkubwire, nubwo ubabaye, nubwo urira, nyabuneka harimo igisubizo, ntabwo byoroshye, ndabizi ntabwo byoroshye. umubabaro uraryana, cyane nk'abantu basenga, inshuro nyinshi badufata nk'abasaze, badufata nk'ababuze ubwenge, ariko reka bagufate nk'uwabuze ubwenge, reka bagufate nk'uwasaze. ndabizi imbere gatoya bazatangira kukwifuza. humura, Imana ntabwo ibeshya, Imana ni Imana, iraje ikugarukeho
nk'imvura isomya ubutaka, imvura y'itumba isomya ubutaka. Ibintu byose byahagaze ku buzima bwawe biraje byongere bigende neza mu izina rya Yesu. Yemwe abarira nimuhumure, nimuceceke. Imana y'amahoro yiteguye kubanezeza, yiteguye kubashaka. Ariko reka mvuga aka kantu, nimubwira ngo Imana y'amahoro yiteguye kukunezeza, yiteguye kunezeza uwayinambyeho, yiteguye guhoza uwayinambyeho. Utaza kumva iri jambo ukitiranya ibintu. Yesu ashimwe cyane. Uwakubiswe n'Imana, uwakomerekejwe n'Imana ntayiveho akayigumaho, uwo nguwo niwe ugiye kubona ineza y'Imana, uwo nguwo niwe ugiye gutabarwa n'Imana. Turi abagabo bo guhamya imbaraga z'Imana, turi abagabo bo guhamya gukomera kw'Imana, turi abagabo bo guhamya imirimo Imana ikora. Imana irakora nshuti yanjye, humura, witinya, wicika intege. Imana irakora, kandi ngo uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice ni 5 umurongo wa 35, ibice ni 5 umurongo wa 35. Umutwe w'ijambo uratubwiye ngo azura umwana wa Yayiro. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana wa Yayiro yari yapfuye, byari byarangiye, ntago yari akiriho. Aleluya. Reka mvugane n'umuntu wumva ibye byaramaze gupfa, ibye byararangiye, ibye mbese abona nta garuriro, ariko ubona nta muntu n'umwe urimo umureba, umuteze amatwi. Ndagira nkubwire ngo Imana iguteze amatwi, Imana iri kumwe nawe. Nubwo ubona inzira zifunze, ariko ndagira nkubwire ko Imana iri kumwe nawe. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracaruhiriza iki umwigisha? Hariho akabazo. Baramubwira ngo haleluya, ngo wa mwana ko yapfuye urimo uraruhiriza iki umwigisha? Imana itugirire neza cyane. Ibyumvikana cyangwa ibyo dusoma hano mu ijambo ry'Imana, umwana yari yamaze gupfa, byarangiye. Ngo ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira uwo mutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ndanezerewe. Hari abantu bakuzanira amagambo, hari abantu baguca intege, hari abantu babeshejweho no kuguca intege, hari abantu babeshejwe no kumva ntaho uzagera, hari abantu bagufasheho ijambo rya nyuma. Haleluya, haleluya. Nk'uko aba bantu baje babwira uyu mutware w'isinagogi, baramubwira ngo uri kuruhiriza iki umwigisha? Ko wa mwana yapfuye. Tuvuge ngo amen. Uri kuruhiriza iki umwigisha? Ko wa mwana yamaze gupfa. Imana yacu nishimwe. Ngo ariko Yesu ndanezerewe. Ngo Yesu ntiyabyitaho. Haleluya. Yesu ntabwo yigeze yita kuri ayo magambo. Fashijwe n'ijambo ry'Imana. Ntabwo Yesu yigeze yita ku magambo babwiraga uyu mutware w'isinagogi. Ntabwo yigeze yitaho, ahubwo yarambwiye ngo ihorere gusa wowe wizere. Reka nkubwire, hari abantu benshi bakubwira amagambo atandukanye, bakubwira ngo ariko igihe wasengeye, ariko igihe baguhanuriye, ariko igihe. Reka nkubwire, iyavuganye nawe niyo kwizerwa, iyavuganye nawe ni inyembaraga, iyavuganye nawe ni inyamaboko,
iyo avuganye nawe irashoboye, iyo avuga aleluya ramene tarabinivo. Imana twakurikiye, ni Imana idakoze isoni, Imana twakurikiye ni Imana ijya yitamurura byarangiye, ubona nta nzira, ubona nta gisubizo, ubona ibintu byose byabaye agatogo. Yesu ngo ntiyabyitaho, aramubwira ngo wowe wizere gusa, wizere gusa. Nawe ubyumve, hari batanze amakuru ko umwana yapfuye, ko byarangiye, ariko Yesu we aleluya, ndashima Imana yo mu ijuru ko ibyo abantu babona ko byapfuye imbere y'Imana aribwo biba bigiye gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Abagufasheho ijambo bavuga uko bashaka, reka nkubwire, iyo avuganye nawe ndongera mbigusubiriyemo, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, ni Imana y'amahoro. Abantu baravuga koko bakavuga, ariko Imana ishobora byose niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku bana bawe, wowe urwaye, wowe ushonje, wowe ushomereye, wowe wabuze amahoro, wowe wabuze umutekano, wowe wabuze uko wifata. Hari igihe umuntu muri we abura umutekano, mujya mubibona, umuntu akifata akiyahura. Imana ishimwe cyane. Umuntu akifata akiyahura pe, burya aba yabuze umutekano muri we. Haleluya. Ariko reka nkubwire, ufite ijambo ry'Imana, wasomye ijambo ry'Imana, ufite amasezerano y'Imana, ntabwo ushobora kwiyahura. Amen. Abasenga nicyo turusha abantu badasenga. Haleluya. Nta kigeragezo na kimwe gishobora kukunyeganyeza ngo kikugeze ku rwego rwo kwiyahura. Niba Yesu Kristo yarabashije kubwira uyu mwami akamubwira ngo witinya, wowe wizere gusa, wowe ucitse ibyiringiro ute? Uvuye mu kwizera ute? Wakomeje ukizera, wakomeje ugashaka Imana, wakomeje ugasenga Imana, wakomeje ukayigirira icyizere ko ari rudatetereza abayisenga. Abantu babaraho baca abandi intege, babwira abarokore barasaze, abarokore umva, turi bazima, dufite ubwenge buzima. Imana ishimwe cyane kuko twamenye umwami w'abami, twamenye Imana ishobora byose, twamenye Imana ifite imbaraga, twamenye Imana ifite ubutware, twamenye Imana ifite ubushobozi. Ngo nuko Yesu amaze kumubwira ngo witinya, izere gusa. Ngo ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo. Haleluya. Hari abantu bagomba kuba b'ingenzi mu buzima bwawe, hari abantu bagomba kuba b'agaciro ku buzima bwawe, hari abantu ugendana nabo bagatuma utagera ku cyo Imana yakuvuzeho, hari abantu usangira nabo, hari abantu uganira nabo, aho kugira ngo bagusapotinge mu byo urimo bakaguca intege, bakagusubiza inyuma. Ariko hano Yesu nta wundi muntu yajyanye nawe, yarebye aba bagabo batatu bo kwizerwa. Mbabarira ushishoze urebe umuntu uri kugendana nawe uwo ari we. Ni ukuri mubwize ukuri, hari umuntu mugendana ntugere ku cyo Imana yakuvuzeho, hari umuntu mugendana akagusubiza inyuma aho kugira ngo ujye imbere. Ndagira ngo nkwifurize uyu mwaka tugiye kwinjiramo, mbabarira ushishoze umenye umuntu uri kugendana nawe, menye umuntu uri kumwe nawe uwo ari we. Haleluya. Yesu amaze kugenda ngo agera muri uru rugo rw'uyu mutware, arahagera. Amaze kuhagera ngo ahasanga induru, ngo ahasanga ababoroga, ngo ahasanga abarira, ngo arababaza ngo ni iki cyabaye, murarizwa n'iki, muraborozwa n'iki, ni iki cyabaye aha hantu? Haleluya. Ko uyu mwana w'umukobwa atapfuye ahubwo asinziriye.
ngo akivuga iryo jambo ngo barangije ngo baramuseka. Reka nkubwire, hari abantu bari kuguseka uyu munsi, hari abantu bagufasheho ijambo, hari abantu bari kukubarira amasaha, bari kukubarira iminsi, ariko niba wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niba wizeye Imana ishobora byose, uraza kubona ineza y'Imana, uraza kubona ineza y'Imana, uraza kurengerwa n'Imana, uraza kubona ukuboko kw'Imana. Imana y'amahoro iraza kukugirira neza, Imana y'amahoro iraza kukunezeza, iraza kunezeza umutima wawe. Haleluya. Hari igihe umuntu ageramo, nyina ntamube hafi, ise ntamube hafi, basaza bawe ntibakube hafi, barumuna bawe ntibakube hafi, bakuru bawe ntibakube hafi, ariko Yesu Kristo akakuba hafi. None se aba bagabo bari kwa Yayiro bakoze iki? Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uyu mutware w'isinagogi, abantu bariyo bari abacantege gusa, nta n'umwe wagombaga kumubwira ijambo rivuga ngo umwana wawe arakira. Yesu natugirire neza, Imana ishimwe. Ngo Yesu arangije ngo arabaheza, bamaze kumuseka arabaheza, abigizayo, afata se w'umwana. Ndanezerewe. Afata nyir'ikibazo, Yesu azafate wowe nyir'ikibazo, Yesu yivuganire nawe nyir'ikibazo, kuko iyo bigiye mu bantu benshi ibicantege biba byinshi. Afata se w'umwana na nyina w'umwana, baragenda bajya ahantu umwana ari. Ngo Yesu baravuga ngo Gakobwa tarisa kumibyuka, bisobanurwa ngo Gakobwa. Haleluya. Imana itugirire neza. Byuka. Ako kanya ngo umwana arabyuka, amaze kubyuka baratangara. Ikintu nkundira Yesu Kristo, ibyo abikora mu ibanga, ngo yarababwiye ngo muceceke, ntihagire umenya ibibereye ahangaha. Haleluya. Imana ishimwe. Ntihagire umenya ibibereye hano. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Ahubwo mufate uyu mwana, mugende mumufungurire agubwe neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndakwifuriza kugirirwa neza n'Imana. Ibyawe byasaga nk'ibyarangiye, Imana Yesu Kristo abashije kuzura uyu mwana, nawe arazura ibyawe mu izina rya Yesu. Nawe arabizura, witinya, wigira ubwoba. Turi abagabo bahamya imbaraga za Yesu, turi abagabo bahamya gukomera kwa Yesu. Haleluya. Twigeze gusenga, turasenga tubabaye, abantu badufataho ijambo, abantu bumva ko tutazabaho, ariko turiho, n'ubu turiho kandi turakomeje. Yesu Kristo twamenye ntituzamurekura, tuzamunambaho kugeza ku ifirimbi ya nyuma, kuko ni umugabo udakoze isoni, ni umugabo ujya urengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Ndakubwiye ngo ibyo Yesu yibwira kukugirira si bibi, ni byiza mu izina rya Yesu Kristo. Ni byiza yibwira kugukorera, ni byiza yibwira gukorera umuryango wawe, ni byiza yibwira gukorera abana bawe, ni byiza yibwira gukorera umutware wawe, ni byiza yibwira gukora muri iyo nda yawe, ni byiza yibwira gukora kuri iyo diplome yawe, ni byiza yibwira gukora ku buzima bwawe uri kubona bwakunaniye, ni byiza yibwira romene sharabiniwa, ni byiza yibwira kuguha amahoro mu mutima. Haleluya. Ndavugana nawe udasinzira, Imana iguha ibitotsi. Ni byiza yibwira kugukorera, ntabwo Imana ijya itugambiraho ibintu bibi. Haleluya. Ishobora kukugerageza, ariko igucundamo amavuta uzasiga abafite umwerejo. Haleluya.
uyu munsi iranshunda Mana we ikancunda ariko ejo ikankuramwo amavuta nzisiga nkasagurira n'abandi bari gucundwa nk'uko nanjye nacunzwe. Witinya rero, humura, komera, shikama. Imana y'amahoro ikunezeze, Imana y'amahoro ikwiteho, Imana y'amahoro igusetse, uwo mubabaro ushire, ako gahinda gashire, maze ubone ineza y'Imana, nawe bavuge bati koko yasenze Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, mugubwe neza kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, 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 shalom.